Reka twongere tubaye ikaze inshuti bakunzi ba TV 29 ni iby'agaciro kongera kubana natwe kuri uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza no mu myaka yagiye itambuka. Ari byinshi mugenda mukora, bagenda bakora subscribe, abagenda barekinga inkuru zacu ndetse abandi bakagenda bazisharinga. Kuri uno munsi rero tugiye kugaruka ku makosa cyangwa se tumwe mu dukosa dukorwa na bamwe bagize umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, by'umwihariko aho bagenda bakora udukosa tumwe na tumwe babyita cyangwa se bigaragara yuko dusa nkaho dukosa nta kintu twakica, ubona ko babigize n'urwenya, nyamara nuko bamwe batabizi niho umupira w'amaguru cyangwa se niho zingiro ry'umupira w'amaguru riba riherereye. Ugasanga umuntu akanakoze kubera ko umupira n'ubundi abakinnyi bagiye mu kibuga ari 11 akumva ko ubuzima bukomeza cyangwa se bwendereye. Kuba ikipe ifite umutoza, ifite umuganga ndetse ifite n'abakinnyi n'abasimbura, ukumva ko ubuzima bw'ikipe bwuzuye, nyamara buriya hari byinshi bituma ikipe igwingira ikaba itavamwe ngo igere ahandi. Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kuba tubaganiriraho. Ngiye mugiye kuba muri kumwe Nishimwe Olivier Ba ndetse mukaba muri kuri TV 29. Kugira ngo bize kugenda neza cyane kandi nanone mu itangazamakuru bitaza gufatwa nko kwibasira, turakoresha ingero muri rusange, gusa wowe nuza kubyumva umenye yuko nka 90% ari ibibazo biba mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ndetse buri kipe irimo 90% ishobora kuba ihura nabyo. Agakosa kirimbuze twakita ka mbere ni imisinyishirize y'abakinnyi ndetse n'abatoza mu makipe agiye atandukanye. Ibi ngibi turabihera ku ma equipe ubona ko asinyisha abakinnyi nabyita mu buryo bw'akavuyo, ugasanga umukinnyi asinyiye mu modoka, asinyiye mu muhanda, asinyiye mu nzu ya perezida wa equipe, kandi equipe ugasanga ifite ibiro binakoreshwa umunsi ku munsi, ariko ugasanga ibyo bintu ntibabyitayeho. Niba mukurikirana neza muraza kubona ifoto y'umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport bita Ishimwe Sare waje kubasinyira ahantu ubona yuko atari mu biro by'ikipe ya Kiyovu Sport. Ibi ngibi yaba umuyobozi w'ikipe ubikoze, yaba umukinnyi ndetse n'ababirebera hafi babona ko nta kintu bitwaye, nyamara iri ni sakirirego, ni n'amakosa iteka ashobora gutuma udakura mu buryo bw'imitungo ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Ibaze nk'ikipe ifite abaterankunga batandukanye, ikipe ifite umuterankunga nka Azam, ikaba idashobora nibura mu masezerano yayo kubitagira akantu nakamwe kagaragaza ko ikorana na Azam. Ubundi amasezerano cyangwa se umukinnyi ugiye gusinya amasezerano, yaba ari umukinnyi mushya cyangwa se ari umukinnyi wongera amasezerano, amasezerano ni umuhango ukomeye, ni umuhango wakaba ugiye mu cyimbo cy'ubukwe, aho ibikorwa byose bigomba kuba biba byateguye kandi ubona ko byizihiwe. Dufatire ku bateye imbere mu mupira w'amaguru, by'umwihariko ku mugabane w'i Burayi. Sinzi ko abona ikipe nka Manchester United isinyisha umukinnyi nta kirango nibura cy'ikipe kigaragara, nta baterankunga bagaragara inyuma iyo ngiyo, ndetse nta n'isano rigaragaza yuko iyo foto ubwayo nuramo kuyibona nta magambo ariho, umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport utamuzi ndetse n'umukinnyi usinyiye Kiyovu Sport utamuzi, bitaza gukura ko iyo foto utahita umenya ikirimo kuberamo cyangwa se icyo foto isobanuye. Ariko ahangaha ndakubwira ni mu Rwanda, ntibizagutungure bakweretse urupapuro gusa rw'umukinnyi arimo arasinya, ku ruhande hibereyeho imodoka n'ibindi bigiye bitandukanye, nyamara abantu bakayifata nk'utuntu tworoshye. Ariko sinzi ko umuterankunga n'ubundi yakongeza amafaranga mu gihe n'amafaranga ya mbere yaguhaye wayiririye gusa, ariko ukaba nibura utamwamamaza. Niba ufite Instagram, ukagira Twitter, ukagira Facebook, ukagira n'izindi mbuga zigiye zitandukanye, ukaza kwerekana ifoto kandi uzi yuko ari imbuga zakagufashije kwamamaza umuterankunga wawe, ibyo ngibyo ukabitesha agaciro, jya umenya yuko uri kwishyira habi n'ikipe yawe ishobora kuzagwingira mu bijyanye n'imitungo, kuko ntabwo uzi gucuruza, ntuzi no kubana neza nabo mukoranya ndetse nabo mufatanya ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni agakosa ubona ko amakipe menshi yo mu Rwanda akwiye kuba yahindura kugira ngo agire iterambere ritandukanye, kandi kwiga no kwigana. Niba ibihugu duherereyemo nk'igihugu cya Uganda, Tanzania hari byinshi amaze kwambuka, natwe nk'u Rwanda twakabaye byinshi twigiraho tugatera imbere. Reka dukomereze ku gakosa kirimbuzi twakita ka kabiri. Ni ikosa rikunze kugaragara mu biganiro n'abanyamakuru, ibiganiro biberaho twakita nko mu muhanda, bita post interview. Ni ibiganiro n'abanyamakuru bikunze kugirwa n'abakinnyi ndetse n'abatoza, wenda nka nyuma y'umukino benshi mukunze kubibona, ugasanga ikipe yakiniye nk'inyamirambo kandi ifite amabanderole, ifite byinshi bigiye bitandukanye, no kubigura nta nubwo bihenze ye. Banderole rwose nziza ushobora gusanga ihagaze nk'ibihumbi 90 cyangwa ibihumbi 100, ariko ikipe ikifata n'ushinzwe itangazamakuru muri iyo ekipe nawo umuntu yagenda avuga ko cyangwa se umuntu yashidikanyaho,
ugasanga barifashe, umutoza rwose interview iragibereye inyuma y'izamu, nta kantu nako kagaragaza iyo ikipe yariyo, nta kantu nako kagaragaza umutoza niba ari match irangiye, niba ari match yabaye ku itariki niyi, niba ari match yabaye koko cyangwa niba yanasubitswe. Ariko umuntu bikaba rimwe kabiri gatatu, kandi ikipe ifite banderole, ifite abaterankunga bakwiye kuba bakungukira mu mateleviziyo yo mu Rwanda, bakwiye kuba nibura abo baterankunga we nk'ikipe babakoresha kugira ngo ushake abandi baterankunga bakurikiyeho. Iriya interview mu gihe ibaye igaca ku mateleviziyo anatanu atandatu mu Rwanda, umuntu abonaho umuterankunga uyu n'uyu, n'undi ejo bundi ashobora kuvuga ati ko nshaka kujya ngaragara ari inyuma hariya, byasaba iki, byakora iki? Ariko ibyo ngibyo pfa kuba wariye amafaranga y'uwo muterankunga uhari, nta kumwibuka, nta kugira ikindi umwitaho, ahubwo iyo mumaze guserera nibwo utangira kugarura ibintu mu itangazamakuru uti runaka ntagampa amafaranga yanjye, cyangwa se amafaranga twavuganye ntayubahiriza. Nawe mu masezerano mwagiranye hari ibintu utubahiriza. Ubundi interview ishobora kuzamo agashya gagiye gatandukanye, wenda nko kuba yabera mu kibuga, niyo yabera kuri gate, aho yabera hose, niyo yabera muri parikingi, ariko nibura inyuma hakagaragara abaterankunga b'iyo ekipe, hagaragara abaterankunga ba shampiyona, hagaragara ibintu nibura bigaragaza ko ibyo bintu byari byateguwe. Ariko usibye wenda ekipe ya Mukura Victory Sport igeze kubigerageza, ariko nabyo ubona ko biba umunsi umwe, ubundi bikaba kuri match ikomeye. Navuga ko atari umuco utarimikwa hano imbere mu gihugu, kandi ukwiye kuba wakwimuka kugira ngo tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi. Ni ukubera iki umupira udakura, ni ukubera iki ibindi bice bitandukanye bigenda bikura, ariko umupira ukabona uragwingira, kandi ugwingizwa na tuno tuntu duto abantu bita ko ari utuntu tworoshye. Kuko gukorera interview inyuma y'izamu ntabwo byabuze umupira kuba, ni binabuza ko amanota 3 yawe bayandika. Ibyo rero nibyo ubona yuko banyantege nke bamwe mu bayoboye amakipe yacu mu Rwanda batitaho, ahubwo bahita babikomeza bakigendera, kandi ari utuntu tubirindura ikipe tukahita mu manga, mu gihe wowe ubona ari ibintu biraho kandi bisanzwe. Ni BATV 29 mukiri kumwe, twagusaba gukora subscribe wowe utarayikora, ndetse ugakanda like, ukanakora share ku nkuru zacu kugira ngo n'ubutaha uzagenda umenya byinshi mu bigenda bibera mu mupira w'amaguru mu Rwanda, by'umwihariko ni football akenshi tuba tuganiraho nko twari tubibabwira. Reka tunyarukire ku gakosa kirimbuzi, ni agakosa twise ikosa rya gatatu. Iri ngiri ni ikosa rijyanye no gucuruza imishahara y'abakinnyi kugeza aho abakinnyi baboroza. Ibi ngibi umuntu abikubwiye gutya ushobora kuba utahita ubyumva, ariko akenshi buriya hazamo ibibeshyo kuba ekipe, abantu benshi bavuga bati ikipe ntabwo ifite amafaranga yo guhemba, ikipe yabuze imishahara, ikipe yabuze amafaranga ayivana naha, ikipe yabuze amafaranga yo kugaburira abakinnyi. Biriya kenshi 80% biba ari ibibeshyo. Ibi ngibi ni nkubwira ko ari ibibeshyo, nushaka ubyemere. Buri ikipe yose igira budget itangirana ikanayigaragaza. Sinzi impamvu ikipe ishobora gutangirana iyo budget kandi igaragaza ko izarangiza shampiyona, maze mu kwezi kwa kabiri tukumva ngo ikipe imazemo imishahara abakinnyi bayo y'imishahara y'amezi 2. Ibi ngibi mu mibare nawe ubwawe urumva ko bitashoboka. Iyo wishyuye inzu amezi 2 biba bikwemerera ko iyo nzu uzayibamo nyine amezi 2 kandi uyishyuye. Niba inzu yishyurwa 30 n'urugero, ukishyura ukaba ufite 30, bikwemera kuzaba muri iyo nzu amezi 2. Niba shampiyona igiye gutangira, ikipe ifite miliyoni 200, bigaragara ko izazikoresha muri uwo mwaka, wenda ikaba ifite miliyoni 100 ziri cash, bigaragaza ko ifite ubushobozi nibura bwo kuba yahemba amezi 3 abakinnyi bayo. Ese ni ukubera iki kipe iyo igeze mu mezi 2, shampiyona yayo niyo imaze amezi 2 itangiye, ujya kumva ikipe ngifite ibirane by'amezi 2 ibereyemo abakinnyi? Akenshi bikunze kuba ari ibibeshyo. Utibikorwa gute? Hari abayobozi bamwe na bamwe mu cyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda bafata amafaranga ya ekipe cyangwa se ya budget y'ikipe bakayishora mu bucuruzi, cyangwa se amafaranga bakaba bayagira compte bloque. Ibi ngibi bikabaho, umukinnyi ukwezi kwa mbere agataka, ukwezi kwa kabiri umukinnyi agataka, ukwezi kwa gatatu umukinnyi agataka. Ibi ngibi abantu bazi business, amafaranga agera kuri miliyoni 20 n'urugero iyo mu kwezi kumwe, uramutse yagize compte bloque mu mezi 3, urumva ko amafaranga yamaze nko amafaranga menshi cyane. Ushobora no kuba wakuraho inyungu ukaba ari ihemba abakinnyi. Aya mafaranga uramutse yashoye mu bucuruzi bugiye butandukanye, nyuma y'amezi 3 ashobora kuba n'amafaranga yakungukiye amafaranga menshi, ushobora kuba wakuraho inyungu ugahemba abakinnyi. Ngayo nguko bimwe mu mafaranga wumva ngo ekipe yabuze amafaranga ihemba abakinnyi, hari amafaranga aba yacuruzwe cyangwa se yabaye ubucuruzi ku nyungu z'ubuyobozi bw'abari muri ekipe, ariko ugasanga umukinnyi ndetse n'umutoza n'abakanyamayaya bose ibi ngibi babitikiriramo, umusaruro ukabura, iterambere ry'ikipe rikabura, abakinnyi bakabaho nabi, mukumva ngo ikipe ngo ntabwo itsinda. Ikipe ntabwo yatsinda kubw'impamvu nk'izi ngizi. Utu rero tugafatwa nk'udukosa duto duto, kuko umukinnyi aba yakwitangiye agakina, wowe ukavuga uti ibi ngomba kubigira umuco karande, nkajya mbikora iteka ryose kuko ndabizi bizanyungukira. Ariko ibi ngibi bishobora kurundura ikipe yawe ikaga ahantu wowe utanatekerezaga,
nubwo bamwe baba bafite amasezerano baba banabizi neza yuko igihe kizagera bakava muri ino ekipe kandi afite byinshi ayikuyemo. Nako ngako agakosa twise ikosa ry'ikirimbuzi riza ku mwanya wa gatatu. Reka tuze mu kanya n'agakosa ka kane cyangwa se agakosa kirimbuzi kari ku mwanya wa kane. Agakosa ka kane rero cyangwa agakosa kirimbuzi kaza ku mwanya wa kane no kuremera imirimo abagiye kuburara, kuko n'ubundi nta ntego uba ufite za ekipe uyoboye cyangwa se ubereye umwe mu bagize ubuyobozi bw'iyo kipe. Ahangaha tugerageje kubisobanura, harazamo igice cyo guha imirimo abantu badafitiye ubushobozi, nko kugira umuntu ushinzwe umutungo kandi ugasanga uwo muntu nta shuri, ugasanga uwo muntu nta epfo nta ruguru, ugasanga uwo muntu nta experience y'ibyo bintu yabikozemo. Ntumenye yuko ikigo uyoboye cyangwa se ikipe ubereye umuyobozi ari ikipe nkuru kandi ikomeye, n'ubundi uko umuntu wamushyira mu mwanya ari nk'uko umuntu bamufata akamushyira muri Rwanda Revenue. Ibintu biba bigaragara. Ntushobora kuba umuganga warize ibintu by'icungamutungo, ibintu byose uramutse ugiye kubikora byaba ari ugufefeka cyangwa se guhimbahimba kugira ngo ubone amaramuko. Ibi rero bikunze gukorwa, ugasanga umuntu bamugize media officer kubera ko akunda kwambara umwenda w'iyo ekipe, kubera ko yibaye hafi cyane, ariko mu byo wakora byose niyo umuntu wamugira umuyobozi runaka, jya umenya ko agomba kuba afite background y'icyo kintu umugiriye umuyobozi. Ibi ngibi rero bikunze kuba kuko uba wizeye mu miyoborere yawe yo hejuru, hasi ukashyira abayobozi wiboneye, ukashyira abantu bose uko ubishatse. Ngaho umuntu umuvanya ngaho ati ngwino ngushyire hano kugira ngo utazaburara, we twabanye neza ngwino ngushakire umwanya hano kugira ngo ejo bundi utazarohanya, ngwino nawe nkumwakure, ngwino nawe nkukora ibintu nk'ibi byose bigiye bitandukanye. Nyamara ikipe buriya iyo ugenda uyuzamo abantu badafite ubushobozi, niko ikipe ugenda uyibirindura, niko ikipe ugenda uyinaga kure cyane. Niba ikipe nka Arsenal ikubwira ati kugira twubake stade ya Emirates twari dufite wenda umucungamari mu gihugu cy'Ubwongereza uri ku rwego rwo hejuru, suko baba bakubeshya ahubwo nuko babazi akamaro azabagira, nuko babazi amafaranga azasagwa, nuko babazi amafaranga azagenda uko byose azagenda abikwereka. Ngako agakosa kirimbuzi kari ku mwanya wa kane, kuremera imirimo abagiye kuburara kuko nawe ubwawe nta ntego uba ufite muri iyo kipe. Agakosa kaza ku mwanya wa gatanu cyangwa se agakosa twashyize ku mwanya wa gatanu ni agakosa kirimbuzi k'abayobozi bareba inyungu bagiye gukora muri ekipe bagezemo aho kureba iterambere bashobora kuba bayizanira. Ibi ngibi nabyo birasaba ko tuza kubisobanura ku buryo bwimbitse. Hari abayobozi benshi bifata bakajya muri ekipe agatorwa, ibintu bikagenda neza, akagaragara byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu magambo ye yaba ajyana n'itangazamakuru akerekana uburyo agiye gukora byinshi ndetse n'impinduka mu ekipe agiye kujyamo. Ariko ibi ngibi gutangaza nyuma y'uko amasezerano yagize cyangwa se imyaka yari afite muri manda ya ekipe, iyo birangiye usanga ibintu byose yakubeshyaga cyangwa se yakubwiraga byari baringa. Umuyobozi agera muri ekipe bakamubwira amakuru y'abayobozi bayibanjemo, bakamubwira inzu bubatse, bakamubwira ukuntu ibintu byagenze, bakabwira amafaranga bafite kuri konte, nawe akumva ko indoto ya mbere ari amafaranga agiye kuvana muri iyo ekipe. Muri make ugatorerwa ubuyobozi muri ekipe cyangwa se ukaba umwe mu bagize ubuyobozi bwa ekipe ugiye kuyonka, aho kugira ngo ikipe nibura ukoresha ubwenge bwawe nayo ikonka ubwenge, wera nawe uzasaruremo amafaranga nyuma, ahubwo wowe ukabanza gusarura mbere yo kuba wabiba. Ibi ngibi bigaragarira mu gihe umuyobozi yifashe ugasanga abaye umuyobozi wa ekipe cyangwa abaye umwe mu bagize ubuyobozi bw'ikipe, agatangira kubara uburyo abana bagiye guhindura amashuri bigagamo, uburyo agiye kugura ikibanza aha n'aha, uburyo agiye kugura amasambu aha n'aha, mbese ubuzima bwiwe bugahita buhindukira kuri ekipe. Bivuze yuko uwo muyobozi aba yonka ikipe kugira ngo ekipe ubwayo nayo imwonke ibitekerezo aba yararahiriye mu gihe yazaga muri no ekipe cyangwa yajyaga muri komite ya ekipe agiye kuyobora. Agakosa kirimbuzi twasorezaho muri iki kiganiro cyacu ni amakipe menshi yo mu cyiciro cya mbere afata abafana bayo nk'abana bakwiye kubeshya kuko bishakiye, kandi n'ibyo bababwira ugasanga ni ibintu biri mu kirere bidafite epfo na ruguru. Umuyobozi arifata akabwira abafana ati wenda tuzakora ibi n'ibi, tuzabigenza uku n'uku, uko bizagenda n'uku, abakinnyi tugomba kugura ni abangaba, tuzabigenza gutya na gutya. Kumbi ibyo arimo ababwira byose akenshi byuzuyemo 80% y'abaringa, nta kintu na kimwe cy'ukuri gishobora kuzangira manda yiwe abagejejeho. Umuyobozi w'ikipe aragenda akakugurira umutoza miliyoni 8 z'amanyarwanda
kumbe ubwo arimo aratagetinga miliyoni enye nawe bwe azashyira ku mufuka. Umuyobozi akagenda akagura umutoza nawe bwe uzi yuko neza atazi no gutera kona no kuba nawe bwe atazi abakinnyi bajya mu kibuga, utazi umukasero uwo ari we, utazi umu holding midfielder, utazi umwataka, ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amakosa ya Sakirego, ariko umuyobozi w'ikipe akemera akazana uwo mutoza. Ibi ngibi bibaho kubw'inyungu zigiye zitandukanye, hari amaronko abazavamo nyuma, hari ukwemera ko uwo mutoza tuba tubizi neza akazirukanwa bidateye kabiri. Muri uko kwirukanwa ikipe ishobora kuba yamwishyura amafaranga. Ari amafaranga rero nubwo ubona ikipe ibi yatanze ntugire ngo umutoza ashobora kuyafata yose, ahubwo hari amaporusantaje umuyobozi wa ikipe cyangwa se umwe mu bagize uruhare kugira ngo umutoza ze agomba kuba yafataho. Umutoza cyangwa se umuyobozi w'ikipe aragenda akagura umukinnyi wa miliyoni 10, kumbi hariho miliyoni ze 3 afite mu biganza, kandi ukagura umukinnyi ubizi neza kadakeneye muri ekipe, ukagura umukinnyi ubizi neza yuko uwo muntu nta kintu azabafasha, kandi n'amafaranga mumuguzeho n'ubundi atangana n'ubushake cyangwa se ubushobozi uwo mukinnyi aba afite. Ibi rero byose ni bimwe mu bigenda bigaragaza yuko ntago uko umuntu ayoboye ekipe ariko aba yifitiye urukundo, ahubwo hari byinshi umuntu aba ikipe abanza kuba yayisaruramo, twebwe nk'abafana bakatubwira byinshi twebwe twibonera inyuma aho ngaho, ariko ibibera imbere biba ari ibitangaza. Ziba Sakirego aba ari amabara, aba ari ibintu nawe udakwiye ko wabona n'amaso yawe. Gukunda ekipe ntabwo bigaragarira mu kuba wambara imyenda yayo, ntabwo bigaragarira mu kuba wayivugira cyane, abo gukunda ekipe bigaragara mu gihe ekipe igiye mu bibazo, abo ugahangana nabyo ntuyisigiye ntuyitererane. Mu gihe ekipe ubona ishobora kuba yagwa mu kibazo, abo ukakirinda hakiri kare. Gukunda ekipe ni nko kuba umupolisi ukabuza umuntu kuba yagenda nta mukandara, si uko biba bivuze ko adashobora kugerayo amahoro, ariko uba umurinze ibyago mbere y'uko ibyo byago abigwamo. Urukundo rutandukanye no kuyobora ikintu, urukundo rutandukanye no kubana n'ikintu, urukundo rutandukanye no kwisanisha n'ikintu. Twebwe abafana ibyo tubwirwa usa nkaho biba bitandukanye n'ibiri kubera inyuma iriya. N'utu dukosa kirimbuzi twe twabahitiyemo kuba twaganiraho kuri uno munsi. Kutaha tuzaganira no ku makosa mato mato abakinnyi bagenda bagira, bigatuma badashobora kugira iterambere, bigatuma badashobora kuba bateza igihugu cyacu, by'umwihariko ikipe y'igihugu Amavubi nibura ngo ave ku rwego ajye ku rundi. Ibyo duheruka za 2004 nuko hari intege zigiye zitandukanye. Ntago abantu batujyanye mu gikombe cya Afurika bakinishaga amaguru 3, ntago bari barebare kuruta abakinnyi bacu dufite kuri ubu, ntago bari abanyabwenge kuruta abakinnyi bacu dufite kuri ubu, ahubwo hari akagozi kacitse ubona ko gakwiye gusanwa kugira ngo twongere tugire abakinnyi bafite imbaraga, bafite ubushake, bafite umuhati, bafite kwitanga, bafite ubwenge, bafite n'imbaraga, bafite n'ubushobozi bw'iby'abakuru babo bo mwaka w'ibihumbi 2003-2004. Reka tubashimire cyane, ni byinshi twagenda tugarukaho. Wowe usabwe gukora subscribe kuri BATV 29, ukagenda ubona byinshi bigiye bitandukanye, ukagenda ubona amakuru menshi agiye atandukanye. Njye mwari kumwe Nishimwe Olivier Ba, hasta la vista, ciao ciao, Imana ibiteho.